yamaze gutwika aya mazu haza umukobwa, mbona hari umukobwa wari warazindikiye kwa nyina witwa Nyiragapapuro, mbona umutu witwa Karahanyuze aturutse aho hejuru n'umupanga ukarishe maze arakubita, amukubitira umupanga hano, mbona igikanu kiraguye, amwaka uruhinja yari ahetse nabwo arakubita gutya, arakubita ku mabuye. Metero wa Nkuri yari umesitiri wa Nkuri. nanjye hari aho yigeze kuremesha inama, iyo nama nyijamo. Icyo gihe hari abatutsi bari bakubise babakubitira mu muhanda, nuko aza ari kuvuga ati ariko ibyabaye ntimwabyumvise, ko mwabyumvise ahubwo namwe muri kubazana hano, abo bakubise muri kubazana hano, ese ukubazanya hano mu muhanda aho kubafunangiriza harabuze. Ese bibyara ko bagombye kubicira hirya ntibabazane mu muhanda ngo abantu bababone. Abareba Enjoy Africa TV turabasuje tunabaha ikaze mu kiganiro cyitwa Inkuru Mpamo. Mu Nkuru Mpamo Enjoy Africa TV twebwe tuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi n'amateka y'urugamba rw'inkotanyi rwahagaritse iriya jenoside. Genda Gasigwa Leopold kuri kamera, nkorana na Iradukunda Olivier, ariko uyu munsi abakameramani babaye babiri, na Sibomana Alexandre turi kumwe. Inkoko irabitse ariko nizere ko itari bubike karindwi tukiri hano. Yego, Sibomana Alexandre ushaka kuba umuzi ku izina rya Kofi, naryo ni irye. Dutangira dusuhuza abaturanyi b'u Rwanda, Abarundi, Abanya-Uganda, Abatanzania n'Abakongomani n'undi muntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho yaba aherereye hose. Abanya-Uganda aho turabasuhuza cyane kuko ubu twegereye igihugu cyanyu, turi hano aho bita Burera. Umutumirwa mureba hano imbere yacu, imbere yanyu mu kanya agiye kutwibwira, hanyuma dukomeze. Papa, tubahaye ikaze mu kiganiro. Nitwa Munyakabange Serasi. Yego, murakoze cyane. Murakoze kutwakira iwawe mu rugo. Namwe murakoze. Yego. Uyu mutumirwa tugiye kuganira ni umubyeyi, akaba ari umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, abazwe ku izina ry'Abagogwe. Muzehe sibyo? Nibyo. Yego, nayo mateka tugiye kuganiraho, nuwo tugiye kuganira nawe. Hanyuma noneho reka mbanze nkuru ubukangurambaga bwa filime, hanyuma noneho tubone gukomeza. Abazi Gasigwa Leopold bazi ko nkora filime. Muri iyi minsi hari filime ndiho nkora yitwa Rwanda Resilience. Ni filime ivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi, ikaba ari filime ifite isaha imwe. Ni filime kandi irimo ibyiciro by'abantu bitatu by'ingenzi. Bamwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi batubwira uko biyumvaga muri jenoside bariho bayikora, hanyuma kandi bakanatubwira uko biyumvaga inkotanyi zimaze kubata muri yombi zijya kubashyikiriza ubutabera, bakanatubwira uko biyumva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ibihano byabo babirangije cyangwa se bakibirimo. Gusa uko biyumvaga muri jenoside bari bameze nk'abari mu myidagaduro, bakoraga jenoside yakorewe abatutsi bishimye. Ayo niyo mateka nyine. Icyiciro cya kabiri ni icy'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, baba batubwira uko bari bamerewe muri jenoside, ibintu umuntu wese yagerageza kumva uko bari bamerewe, ko byari ibibazo gusa, nta cyizere cyo kubaho bari bafite. Hanyuma ikindi batubwira uko biyumvaga inkotanyi zimaze kubabohora, zibabwiye ngo nimuhumure, ntimugipfuye, ntimukishwe. Banatubwira uko biyumva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, urugendo rwo kwiyubaka uko rwabagendekeye. Kandi kwiyubaka ni urugendo, n'uyu munsi wa none turacyiyubaka, baracyiyubaka. Ikindi cyiciro cya gatatu ni icyiciro cy'abavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi,
Yes, abajeni batagize ibyago byo gukorerwa iya jenoside cyangwa se ngo bayibone cyangwa bayikoreshwe n'ababyeyi babo, kuko bavutse nyine jenoside yakorewe abatutsi inkotanyi zarayihagaritse. Baba bibaza ati ese abahutu byagenze gute kugira ngo abahutu bice abatutsi kuri ruriya rwego ubwo hishwe miliyoni irenga y'abatutsi. Aho ngaho rero ni naho tugaragariza igihugu cyacu ko kimeze n'uko tukifuza, u Rwanda twifuza. Ubukangurambaga rero icyo bugamije ni ukugira umuntu wese ubishaka kandi abishoboye atera inkunga kino gikorwa, kuko ni igikorwa kinsaba ingengo y'imari nini cyangwa nyinshi byo bwanjye nta kwishoboza kubona, ariko hamwe n'inshuti za Enjoy Africa TV ndabizi ko bizagenda neza. Filime rero nifuza kuyisohora kuri no nshuro twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, muri no minsi 100 nibwo nifuza kuyisohora. Wabishaka rero yanyura kuri nimero ya Gasigwa Leopold yanditse muri iki kiganiro, ibaruye no muri ayo mazina ya Gasigwa Leopold. Muze tubahaye ikaze nanone. Murakoze. Yego, ubukangurambaga nzabuhagarika ku itariki 30 Gicurasi cyangwa ukwezi kwa 5. Muze mumeze neza? Tumeze neza. Kuva i Kigali kugera i Burera ni kure? Ni kure cyane. Cyane kabisa. Ni kure cyane. Ariko ni umuhanda mwiza, umuntu afite imodoka iri hejuru nk'iriya yacu nta kibazo. N'ivatiri ngira ngo zirahagera. Ubwo nta mvura nyinshi nta kibazo. Iyi hari buriya ntihanyerera? Haranyerera, haramwaturutse. Haramwaturutse haranyerera. Ariko nta mvura twahuye nayo nubwo ari igihe cyane. Uyu munsi mwageze amahirwe. Mwazanye n'Imana. Cyane tugendana nayo. Mwazanye n'Imana. Tuba twasengeye urugendo tugasengera amajya n'amaza. Si byose. Yego. Hanyuma umuntu tugiye gukorana ikiganiro wese tumubaza itariki n'ukwezi n'umwaka. Ubu turi mu wuhe mwaka? Turi icyo nzi ni ukwezi kwa 4. Ukwezi kwa 4. Matariki. Itariki reka ngo kopeze. Ni matariki 4. Umwaka noro wibuka ariko 2026. 2026. Nibyo. Wumvaga tukiri muri 2025? Nibyo ahubwo niko nanenda kuvuga. Oya turi muri 2026. 26. Niyo mpamvu tugiye kwibuka ku nshuro ya 32. Iriya jenoside yakorewe abatutsi inkotanyi zihagaritse. Itariki ya 4. Zihagaritse. Turi ku itariki ya 4. Tariki ya 4. Ari tariki ya oya turaza ibyo turaza kubivugaho mu kanya. Ahubwo uzi munsi hari kuwa 4. Jenoside yakorewe abatutsi itangira. Kuwa 4. Hari kuwa 4. Ibyo uvuga nibyo. Batsemba hari kuwa 4. Kubera ko Habyarimana na Nsabimana na perezida w'u Burundi bapfuye kuwa 3 nijoro. Yego. Hanyuma uremera ko nshibuka cyane, uribuka rwose. Hanyuma ubu turi ku isaha ya sangahe? Saa 7:40. Saa 7:08. Iminota 8. Saa 7:08. Za kumanywa za nijoro? Za kumanywa. Ku gicamunsi. Gicamunsi. Hanyuma ubundi amazina yanyu mwayatubwiye, ariko ubundi papa wanyu yitwaga nde? Rudasubira. Rwande? Wa Gwangeyo. Wande? Agashakamba. Kande? Kamugerangabo. Yego, turekera. Umubyeyi wanyu w'umumama yitwaga nde? Nyirampongo. Murakoze cyane. Ubundi mwavutse ryari? Avutse ryari? Ni 59. 1959. Muvukira hehe? Mu Rugeshi. Ubwo ni yahoze ari ihe komine?
yari komine Nkuri. ya komine Nkuri. Buno ni Nyabihu. Ubwo perefegiture yari iyihe? Yari Ruhengeri. Ubu ni akarere kari Nkuri. oya ubu ngubu buno ni Nyabihu. Akarere ka Nyabihu. Buno bivuze ngo ni ku ni muri Rubavu mu yahoze ari perefegiture ya Gisenyi ubu ngubu. oya yahoze ari perefegiture ya Ruhengeri. Ahubwo buno niho ari Nyabihu. Mbere yari Nkuri. Perefegiture ari Ruhengeri. Aho bahuje uturere rero ubu Nyabihu iyoborwa na Karongi. Ni muri Ntuza, ni mu Burengerazuba. Ni mu Burengerazuba. Hanyuma iyo utekereje ni intara yaho ni Karongi. oya intara mu Burengerazuba. Iyo utekereje wumva ari ryari watangiye kubona abatutsi batotezwa? Se ibyo ntazi ko ari amateka, iby'amateka byanyuma simbizi, ariko ni kera. Mbere icyo gihe cy'59 navutse abatutsi bari kwihisha mu mibare, abahutu bari kubatwikira. Wowe utangira kubibonesha amaso yawe hari nka ryari? Hari nko mu wuhe mwaka? Ndumva ari 59. oya 59 nibwo wavutse. Ahubwo wowe utangira kubibonesha amaso yawe ntabwo itariki y'amateka ariko mu wuhe mwaka? Icyo gihe ntabwo ntibishobora. Nibyo ejo bundi kuri jenoside nzi mpari byabaye ngana gutya, kubera ko ntasobanukiwe no gufata amateka, ntabwo bishobora. Hari ibyo utibuka? Hari amatariki utibuka? Hari amatariki ntibuka. Ariko ibikorwa byo warabibona? Ibikorwa byo ndabizi. Ubundi wanyu watangiye kubona batotezwa byagenze bite? Ishyaka tangiye kubona batotezwa, nabonaga batwika bagahunga, ariko byabaga bitari byazamba. Amazu bakatwika, n'ibiryo bakabitwika, imyaka ndetse n'inka zimwe bakazirya. Ufite umuhutu w'inshuti icyo gihe bitari byazamba akazijyana agera akazibasubiza. Iryo ni ryo twika nabonyeho bitaga ibijerijeri. Ayo mazu bayita ibijerijeri, mbese bari kuvuga ko ari ibijerijeri batwitse. Ubwo rero hanyuma ibindi ibyo nziho neza ni ukuva inkotanyi zitera. Kuva inkotanyi zitera turaza kubigeraho. Ahubwo ibyo bintu byo gutwikira abatutsi bavuga ngo ni ibijerijeri, hari ku butegetsi bwandi iyo ugereranyije, ninde wari perezida wa repubulika? Icyo gihe habayeho hari ku bwa Kayibanda. Hari ku bwa Kayibanda? Ndumva ari ku bwa Kayibanda, kubera ko Habyarimana niwe wahise afata igihugu. Habyarimana niwe wahise afata igihugu. Habyarimana amaze gufata igihugu, icyo gihe hari icyo wibuka icyo gihe cyabaye? Habyarimana amaze gufata igihugu uretse totezwa gusa, ariko ntamenya batarongeye gutwika, ntabwo mbyibuka neza. Batwitse kabiri. Oya batwitse kabiri, abatutsi bihisha mu mibare hari mu kigo cya Mukamira. Ikigo cy'iki? Cya gisirikari. Igeze hanyuma barongera abatutsi bihisha mu mibare bavamo, bamaramo nka 5 nangwa icyumweru, bavamo barasohoka, barongera barasanura amazu, barubaka amazu barashenye n'ubundi. Hanyuma rero icyo gihe cy'ibijerijeri cya Kayibanda na Habyarimana nibwo batwikaga iryo twika rya kabiri ry'ibijerijeri. Nayo ngayo nzi. Ubwo ibijerijeri n'amazu bayitaga ibijerijeri. Ariko muri ibijerijeri si nko kuvuga wenda ibyakatsi? Ni ibyakatsi nyine. Mbese ko bari kuvuga ko ari nta mazu batwitse, mbese ko ari ibijerijeri kandi ari amazu batwitse. Aba ari byo bitirira.
kubera ko ibijerijeri ni ibyatsi ni ibyatsi byavuyemo amajeri. ni ukuvuga ngo batwikaga amazu ariko bagahisha ko ariyo bariho batwika, babyitira ibijerijeri. ubwo nicyo bisobanura. yego. hanyuma perezida Habyarimana Juvenal yafashe ubutegetsi kuri 5 Nyakanga 1975, ariko mbere yaho 1972 1973 habayeho gutoteza abatutsi. ubwo ni Kayibanda wari ugifite ubutegetsi. iwanyu byagenze bite hariya mu Bigogwe? naho barabatotezaga, nuko bitabaga ari intuza, ariko umuntu yaravugaga avuze ijambo bakamumaza ngo umva ngo aragamba nk'umututsi, bibyara ko ibyo uvuze nta gaciro bifite. wasaba nk'ikibazo abantu bari nko mu, wafata ijambo abantu bari nko mu nama nangwa mu mayoga aho bicaye, ngo iryo jambo rimeze nk'iry'umututsi, ubwo rero wareba ukabona abatutsi nta gaciro bafite, mbese atari abantu. nubwo buryo nabibonagamo. harya iwanyu hari muri Segiteri? ni Rugeshi. ubwo siho hari ubuvumo bwitwa Nyaruhonga? Nyaruhonga nabwo umurenge n'umwe. umurenge wa Mukamira gusa. Nyaruhonga Mukamira hepfo, Nyaruhonga iri mu murenge wa Kareba. ariko n'imirenge ihanye imbibi gutya. niyo Nyaruhonga abo bavanaga mu Mukamira nimwo bajaga kujugunya n'ahandi hose. bande bajugunywa? abo batutsi. ubwo bajugunyaga ari bazima cyangwa ari imirambo? bajanagamo imirambo, bamaze kukubita amafuni, amashoka n'imihoro, ibintu nk'ibyo ngibyo, n'impinja bagiye bakubita ku bibambasi gutya. ibyo byabaye mbere y'uko inkotanyi zigaba igitero? oya, byabaye inkotanyi zimaze kukigaba. noneho dusubiye mbere y'uko inkotanyi zigaba igitero, ubundi iyo mwajyaga nko kuragira inka zanyu, ni agace k'ubworozi hari iwanyu, ariko noneho Abagogwe mwari muzwiho kuba mufite inka nyinshi. byari byoroshye kandi ni mu gace gaturanye n'aho perezida Habyarimana yavukaga, cyangwa se icyo bitaga Kazu. ubundi byari byoroshye kuba mwaba hariya mu buryo mutekanye? kwari kwihambira, nta mutekano twari dufite, nta na muke. ubwo mwari muturiye ibigo bya gisirikare ka Mukamira, hirya gato ka Muhoza na Bigogwe. mwe mubita Bigugu ndumva, ariko mubyita ubwo ni ikigo cyari cy'abakomando. ikigo cyari cy'abakomando Bigogwe. bariya abasirikare uruhare rwabo, ubwo ni mbere y'uko inkotanyi zigaba igitero, uruhare rwabo wabonaga ari uruhe mu bijyanye no kubabuza umutekano? abasirikare nabo ko nabo bahuraga nabo, ntihagire ugutabara, bakubitwa ntihagire ugutabara, batangirirwa ntihagire ugutabara, bagatambuka nabo, byose umutima wari umwe, nta bizima nababonanaga. mbere y'uko inkotanyi zigaba igitero, hari ubwicanyi wigeze ubona abasirikare bakora? oya, ntabwo nabonye. hari abandi bagenzi bawe bavuka hariya bambwiye yuko abasirikare ahubwo bakoraga ibyaha by'ubwicanyi, kwica abatutsi, ariko bakabikora mu ibanga. ubwo ntibabikoze wenda mu ibanga ariko ntubimenye? mu ibanga aho barabikoraga, ukagenda nk'umuntu yaba agiye akagenda atyo. hari uzi byagenze gutyo? hari abatutsi uzi bajyanywe n'abasirikare ntibagaruke? oya, igihe cya jenoside niho bajagamo ntibagaruke.
hanyuma rero ntabwo bajyaga babatwarira inka se? barazijyanaga, ntizishyagaye batwikaho, ntibazijyanaga bakazirya. Bande? Abahutu. hanyuma rero inkotanyi zimaze kugaba igitero, kiriya gitero cy'inkotanyi cyabaye ku itariki ya mbere 1990, itariki ya mbere Ukwakira, mwagisobanuriwe gute? sinzi kugisobanurirwa uko inkotanyi zarateye. Erega twebwe byari n'ibintu bitujijiye, kubera ko iterwa ryabyo ry'inkotanyi kwari kuzumva mbese nkaho tutazi ko ari abantu, kubera ubujiji n'ukuntu bose bari baradusabitse umutima, ntabwo twari tuzi ko ari abantu. Ariko bavuga inkotanyi zarateye, nta kundi twongeye gusinzira. kuva ku itariki inkotanyi zateye, nta mahoro abatutsi twongeye kugira. wavuga imbunda yaturika kuriya wumva bene wanyu, yaturika guriya wumva bene wanyu. ubwo rero nta mahoro twongeye kugira, ntabwo twongeye gusinzira. ariko urumva ni gahunda ya leta ya Habyarimana yari ikomeje yo kubatoteza, kuko na mbere y'uko inkotanyi zigaba igitero urumva ko mwatotezwaga. none se ariko ntagihe singira ngo ntagihe ni kera, ntagihe bigeze kugira amahoro. bageze amahoro buno kubw'inkotanyi hakindi gihe. hanyuma wenda nguhaye nk'urugero, iwacu genda uwe muri Nyaruguru, inkotanyi zimaze kugaba igitero, ubutegetsi bwagize igihe cyo kuza kudukoresha inama nk'abaturage, batubwira icyabaye, batubwira ko ari abagande bataye u Rwanda, ari inyenzi inkotanyi ziyobowe na Gisa Rwigema. inama twebwe yakoreshejwe na burugumesitiri wa komine Runyinya witwaga Hategekimana Deo alias Cyamakare. mwebwe ntabwo iyo gahunda yabaye yo kubabwira icyabaye? natwe witwa Mpiranya yigeze kuremesha inama. Mpiranya yakoraga iki? yari burugumesitiri wa Nkuri. Yari burugumesitiri wa Nkuri. nanjye hari aho yigeze kuremesha inama, iyo nama njamo. icyo gihe hari abatutsi bari bakubise, babakubitira mu muhanda. nuko aza ari kuvuga ati ariko ibyabaye ntimwabyumvise, ko mwabyumvise ahubwo namwe muri kubazana hano, abo bakubise muri kubazana hano. ese ukubazanya hano mu muhanda aho kubafungangereza harabuze? ese bibyara ko bagombye kubicira hirya, ntibabazane mu muhanda ngo abantu bababone. ubwo ni 92, 1992. ni icyo gihe. muri abo bishwe icyo gihe hari abuze amazina? ntabwo nzi amazina. ariko wowe warababonye mu muhanda? narababonye, sinzi iyo bari babakuye n'amamodoka. ubwo bahise babakura, burugumesitiri amaze kuvuga ibyo bahise babakuraho nta kuri twamenya irengero ryabo. bivuze ngo ntabwo ari abo kumukamira hariya? oya, ntabo abo kumukamira cyane cyane batangiye gutwagwa 93. bamwe bakabajyana mu kigo cya Mukamira. ikigo cy'iki? cya gisirikare. hakoragamo witwa Sengineza. Sengineza niwe yari umuyobozi wacyo? yari umuriyetona. ariko ibyo ngibyo yarabishishikariye cyane. ibiki? byo kwica. kagenda ajyanamo umwarimu witwa Kayumbu, bamukubita ibirenge, n'uwitwa Sekamasa bakubita ibirenge, ndetse birabaviramo n'umwenda wo gupfa.
ibyago byo gupfa. Bapfiriye aho mu kigo cya gisirikare cya Mukamira. baguye bavuyemo bageze mu rugo barwariza inkoni ibirenge birashishuka. Rukarumbu yari umwarimu wambaraga inkweto bakubita ibirenge by'inkweto rero babonye biri kuzana inyama baramureka. Bahamba witwa Mushatsi bahamba baja ubwo ni 93 nawe baja kumuta mu kibara aho ngaho bahamba basigaza kino amara icyumweru ari gutabaza tukagira ubwo ntabwo batinyutse rero kujayo ntwari kubakira. Ukuvuga ngo baramutabitse basigaza umutwe gusa. Ubu bamutabitse ahitwa ngo iki? Aho bamutabitse hitwaga ngo iki? Naho ngaho ni mu kagari ka Rwesha aho ngaho. Iyo sambu bamutabitsemo yari yande? Ntabwo iyo sambu nzi nyirayo hari gitari cya leta ariko hari gitari cya leta ariko kubera ko twari tuhazi iyi leta y'ubumwe imaze kuhagera twasabye uburenganzira dusanga barahubatse inzu nuko tuza kubisaba polisi turamutabura tumushingura mu cyubahiro hamwe n'abandi. Yego. Ikitari bwo ni ishyamba rya leta. Ni ishyamba rya leta. Bikomoka ngo kuri hegitari. Yego ngo hegitari 1 2 nibyo mwita igitari. Igitari ni intusi n'ishyamba. Nuko ngo bamucukuriye mu ishyamba. Niba bamucukuriye cyangwa yaricukuriye? Niba bamucukuriye. Barahamba basigaza kino ariko kwicukira ntibari bamurembeje n'inkoni ntabwo yari kubishobora. Baramukubise babona kumutabika. Barahamba basigaza kino yamaze icyumweru gutabaza. Nyuma yo kumutabika bwo ntabwo bigeze bamukubita umutwe? Bari bashaka kumwica urugondozo kugira ngo agumye atabaza yo kuva umwuka vuba. Ibyo bari bamugenera urufu rwo kumushinyagurira. Mu 1993 hanyuma yari afite umugore n'abana? Afite umugore n'abana. Ubwo abana bo bari barihe? Abana be n'umugore we bari barihe? Bari mu rugo aho ngaho mu Rugesha. Bumva papa wabo avuze induru? Atavuze cyane. Bagombye gukora iki? Natwe ko yari umuvandimwe wacu. Mwapfanaga iki? Mukuru yaratunze mushiki wanje. Yari muramu wawe? Akajya avuza induru mu kaburu bwa ubufasha mwajya kumuha? Cyane. Hari uburinzi yari afite se? Baramutabitse baramusiga gutyo nta burinzi? Nta mututsi wagombye gutinyuka kwaje. Ncyari kizira ubona ugufata kuterura mukase wamara kwaje ukayimbona kubwiye niho yaramaze gupfa na nundi witwa Sekamase. Abo bose bari umuryango wacu. Urumva se hari imbaraga twari dufite zo kuja gutabura uwo bageze. Ntabwo ari kumutabura ngo tumukoze iki. Ambaraga nta bushobozi twari dufite nambaraga. Hanyuma rero muri biya bihe amashyaka inkotanyi zaje bazita inyenzi abagande biza kurangira noneho leta ya Habyarimana ibisi inkotanyi kubera ko imishyikirano yari yatangiye zabakeje igitutu. Habyarimana asaba imishyikirano. Basabye imishyikirano hari agahenge mugeze mugira byibura? Nta na kamwe. Tako nigeze mbona ngiye kumva inkotanyi zatera. Tako.
wagira gutya se ngo mva bene wanyu. Hari n'uwo nigeze kubwira ngo namvunjira amafaranga ishobora kuvuga kimishikirana. Arambwira ngo ngende gwidema mvunjire. Kandi urukumva gwegema narimuzi. Nicyo cyari ikibazo cyanjye. Wari umuzi? Narimuzi he. Abikubwiye wumvise wowe wamusubije iki? Ariko musubize iki sinayinzi icyo agamije se. Ubwo kwari kumbwira ngo ngende inkosanyiza imvunjire. Uwo yari umucuruzi? Yari umusore ise yari yamusize ku kabari. Genda agiye kuvunjaho amafaranga. Uwo musore yitwaga nde? Yitwaga Ngunzu. Mwene nde? Mwene Rwamerera. Nyina yitwaga nde? Tabiya. Mwari muturanye? Twari duturanye. Ubu se Ngunzu aba he? Twaratahutse ndamufungisha hari ntago ntazi. Muri jenoside bwo yitwaye ate? Muri jenoside yitwaye nabi yisha abantu. Hanyuma wumvise ngo inkotanyi zageze muri CND i Kigali, cyagiye zije kuri zirangabo 600 zije kurinda abanyapolitike. Ndabizi. Wabimenye ryari, wabyakiriye ute? Nabyakire birimo uburyo bubiri. Numvaga mbese kubera agahagiko numva inkotanyi zishobora gutsinda bitewe n'agahagiko, kandi sinjye gusa, twese twumvaga tubishaka nuko bose bapfuye. Barishwe na radiyo Muhabura twajaga tujya kuyumvira mu kibara tukihisha. Harya ubwo agahagiko ni iki? Agahagiko ni ikinyarwanda cyakuyebeye. Agahagiko guhora usererezwa, guhora utotezwa. Kubera guhora mutotezwa nicyo gisubizo. Guhagikwa no gutotezwa mbese nicyo kinyarwanda. Noneho tugihurizeho no gutotezwa. Ariko wari mu byita agahagiko. Ariko nitwo gutotezwa. Kubera guhora mutotezwa, inkotanyi zije mwumvise mwiruhukije. Ntabwo twarutse, ahubwo niho twahagitswe. Ariko muri mwebwe mwumvise bimeze bite? Twumvaga tuzishaka, ariko bitewe n'itotezwa tukabira uburyo tuzishaka. Ntimubigaragaze. Wabigaragaza wavuga uti bigaragaza bakayibona na uramfuye. Amashyaka amaze kujyaho kiriya gihe, wasangaga ahantu henshi hari ibyo bitaga imyigaragambyo y'interahamwe cyangwa se MDR, ari amashyaka. Hari iwanyu hajyaga haba imyigaragambyo? Yahabaga ya MRND, MDR na za hari amashyaka 3 na za CDR. MRND na CDR. Ubundi MRND na CDR ntibisa. Kimwe kibyara ikindi. Kimwe ntikibyara ikindi. Nicyo kimwe. Nuko CDR yari yakugira kugira vuba. Aho ubundi bijya nicyo kimwe. CDR yari yareruye, nta mututsi wagombaga kuyijyamo. Ushya. Ariko na MRND ntawe. Bari ariko bakeya bahagitse. Bari mu gahagiko umugani wawe. Kireka sinzi kireka yenda no mu mayaga yepfo wenda. Ariko iriya muri cyo kigo
muri kiriya gace k'iwacu ntawagombye kujamo iwabo wo kwa Habyarimana nta muntu ntawe ibyo guhakana ibyo nibyo. hari n'imyigaragambyo yabaga abatutsi bo ku Mukamira hariya wabarizwaga byaga bimeze bite? Iyo myigaragambyo y'ayo mashyaka twarihishaga kutugiye kuyashungera se, twarihishaga imirire ntiyo kwigaragambya ngo tugiye kwishungera. uzi 1993 ko nigeze ngemurira abasirikare ba Habyarimana bitegetswe n'abakuru b'imidugudu. icyo gihe yitwaga amaserire. Bagutegetse byagenze bite kugira ngo ujye muri abasirikare ba Perezida Habyarimana? Ni umukuru w'imidugudu aribo bitaga ba mambura icyo gihe, niwe waje kunkura mu rugo jyana n'imodoka za gisirikare. noneho nicyaje gutuma ngaruka. Oya tubanze tugende. Icyo gihe imodoka za gisirikare zaraje bigenda bite? Twikoreye ibiryo byabo tubizanye hano muri Nkumba aha mu Kinigi muri iri shyamba. Twari abatutsi babiri tubigije bagenda bari kudukandagira bagakandagira ibirenge hano ku ntugu hano nuko bakagenda bari kuvuga ngo tugende turi kubyina ngo tubuhumbahumbe inyenzi ngo ntitutabyina nuko ngo turagemura tugeze muri Nkumba. Mwagiye muzibyina izo ndirimbo? twarabibuze baradukubita tubinaniwe, nta mbaraga twari kubona kandi rwabwo ari rwatwishe. imitima yari mu bitugu. ubwo barabwira muri rimba zandi mu ntera amazi arimba ngo ye tubatsembatsemba. Niyo niyo. ubwo ari koreye nk'ibiryo bingana gute? Nari nikoreye twabijyanye mu modoka tubyikora hano muri Nkumba. Mugeze aho imodoka zitabasha kugera atagira imihanda? nikora ibyo ndashoboye byinshi, nikoreye ibyo ndashoboye nabigejeho nenda gupfa. Byari biri mu ki? mu dufuka. hari undi mututsi twari turi kumwe witwaga nde? yitwa Narisisi, yarapfuye. Yapfuye ryari? kwitsembatsemba igihe cya Jenoside. Yarishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nuko murikorera muragenda? Nuko turikorera turagenda tubigeza muri Nkumba ku mupaka w'u Buganda n'u Rwanda. nabwo icyatumye tuva hari umusirikare w'umunyabutare witwa Murokore twari turi kumwe w'umututsi. noneho kubera ko twari tuziranye aho ngaho yazagaza nuko twamara nubwo tuganira agasanga turi gukama tukaganira mbese nawe ibyacu by'uruhande. nuko mbese abonye ko bari butwisha atwibandaho erega parari atwibandaho rero mbese niba watumye tugeraho ntabwo twari gutaha. Utekereza ko byari kugenda bite iyo mudahura na Kaporari Murokore? Bari kudusigaye muri bazima? Oya, bari kusiga batwishe ntabwo bakadutaho turi bazima. ubwo gashinyaguro tukubona twari gutamba no kwita muri iryo shyamba bari kudutamo nuko twagize uwo Murokore. Ese uwari uyoboye icyo gikorwa yitwaga nde? W'umusirikare. Izina rye ntabwo risobanukiwe, ntabwo izina rye risobanukiwe.
uwo muyobozi w'umudugudu we yitwaga nde uwo muserire uwo mwitaga harya abayobozi b'amaserere bitwaga bande wa Mambure uwo mu Mambure yitwaga nde Ezekiel Kidomo mwene nde mwene Ntabara nyina akitwa nde nyina sindi kumwibuka yayoboraga iyihe serire ya Rweshi hanyuma aho hantu mwabigejeje muri Nkumba ibyo biryo aho mwabigejeje mwahasanze abandi basirikare cyangwa byari bimeze bite twahasanze abandi basirikare ariko nabwo murokore ntabwo yatumye twebwe tuhagarara ntabwo yatumye tuhagarara wabonaga ari nk'abangaho basirikare nabonaga ari benshi ahubwo ntamenya nageze cyari kumenyesha mu Buganda nkagera nashaka nkagwa muri iryo shyamba ntabwo ari kurenga aho ngaho imbere ni ukuvuga ngo abo basirikare wabonagaho inyuma yabo habaga hari benshi kurushaho ntabwo rero bari kuharenga u Rwanda twari tumaze kuruhaga twari tumaze kuruhaga mwebwe bande u Rwanda twari tumaze kuruhaga abantu bari batuye aho ngaho kubera itotezwa n'abahutu se bari bararuhaze buriya bari kuruhaga bate ibyishimo njyewe ndi kuvuga abatutsi abahutu bari kuruhaga bate ntabwo bari kuruhaga bati wa mugabo byari birebire byitotezwa ibintu birebire cyane ese buriya ko mwatotezwaga abagabo bakabikoreza nk'ibyo biryo by'abasirikare abagore banyu n'abakobwa banyu byabaga bimeze bite abagore bacu n'abakobwa se ko ntawe baremaga isoko ntuzi ko byageze igihe badufungira amasoko se ku buryo mutajya mu isoko cyane waba ufite umuhutu muturanye nk'umugore ari nk'umutukazi bumvikanaga akaba ari washuna akamuha udufaranga ariko na wa muhutukazi akabizana bwihishwe ku buryo nk'abandi ba Mambure batamubona ntabwo abandi b'uruhande abategetsi hanyuma se ubwo ni nko kuguhahira ariko se ushatse nko kugurisha itungo ryawe cyangwa igitoki cyawe cyangwa ibirayi byawe ho byagendaga gute nabwo reka ndaguha urugero bigeze bamfata bansanga mu rusengero ndi gusenga ngo ndi umututsi bahagaze aho tugeze mu nzira banjyanye ku karere kuri komine y'icyo gihe kuri komine y'icyo gihe naza kungarurira mu nzira data atuma umuhutu witwa Ndemera aba uje kumugurishiriza ikimasa nuko mbaha amafaranga mu nzira ndagaruka wabahaye angahe nabahaye 8 y'icyo gihe yari menshi ubwo hari nko mu wuhe mwaka icyo gihe ni 92 biri gushyira 93 1992 biri gushyira 93 ubwo rero ninka wayigurishe se bakeka ko ufite amafaranga ukaryamo badushaga n'amafaranga y'amarondo kutujyana ku irondo nijoro wagaruka ukagenda ugiye
ukagenda ugiye no kuvuga icyo ubwo bakakutwara bakajya kukwica bakakujyana ugaheruka uje kwironda. ni uko hari abatutsi batwarwaga ku irondo bagira bakicwa ntibakicwa. ubwo ibyo byabaga nko mu wuhe mwaka? Ibyo ni 1993 1992 1992 1993 icyo gihe byabaga. Mbese icyo gihe byabaga jenoside itari yaza ngo bakureho, kubera ko icyo gihe nibo batangiye kujya bajyana abanyabwenge. Urugero abanyabwenge mbese n'abarimu. Icyo gihe n'abatutsi bagiraga akazi n'abarimu, n'abagoronoma b'ibyayi, n'abaporofeseri, nabo nibo bayobozi babaga mu batutsi, nta bandi. Abo rero nibo bashotoraga ujya wumva ngo ni abanyabwenge. Ndi kubara mu gice cy'iwacu ariko mbese ubwo injujuke twari dufite n'izo. Ndi kubara mu gice cya Bigogo cyawe. barabajyanaga bakabajyana hehe? Bakabajyana mu kigo cya Mukamira. Ikigo cy'iki? Cya gisirikare. Bagerayo bakabafunga? Baragendaga bamwe ntibagaruke, ariko bafunga ntabwo tubizi. Uretse kubaririza n'intuza kutabakurikiye ngo uragerayo. hari abo wibuka amazina batwawe icyo gihe? Abo nibuka amazina ntabwo ndi kwibuka neza. hanyuma inkotanyi zimaze kugaba igitero, mu gihugu hose hari abantu biswe ibyitso. iwanyu ho byagenze bite? Ibyitso by'abatutsi si yo mpamvu nkubwiye. Ubwo zimaze kugaba igitero niho batangiye gufata abo barimu n'abo bagoronome n'abaporofeseri, urumva ngo nibyo byitso. mbese ngo nibo bakorana n'inyenzi inkotanyi. aho ngaho twe nibo bashumba babonaga ko uretse ibyo zina gusa babonaga ko ntabyo tumaze, mbese babonaga ko turi inka gusa. nta bacuruzi mwagiraga hariya b'abatutsi? Abatutsi barimo b'abacuruzi bamwe bari bamaze kubica. Bari bamaze kubica. hanyuma rero hari gahunda yo gutoza interahamwe. bariya batoza interahamwe iwanyu byarahabaye naho? ba Bikindi bari kubajyana mu Ruhengeri bagenda babyina. nuko twebwe tutegeraga imihanda. Ati twebwe icyo gihe 93 nta nubwo twari tukiva mu rugo. kubera iki? Kubera ubwoba. ntabwo mwegeraga umuhanda? oya, kereka nk'ufite inka nk'umushumba. hanyuma uko kuntu bazaga kubica, kubatoragura, byakorwaga n'abandi? ni abaturage b'aho ngaho n'abo bitaga ba sederi bamwe ngabo. ubwo bari abaturage b'ubuhe bwoko? b'abahutu. abasirikare bo ntabwo bajyaga baza? niwe Wasenge neza yarazaga. wa muriyetena wambwiraga? nawe yarazaga agatoragura 93 cyane yarazaga agatoragura.
1993. Cyagiye bagukura mu rusengero rwari uruhe rusengero? rwa Rweshi Rw'irihe dini? y'Abadive. Uri Umudivantiste? Nariwe. W'umunsi wa karindwi. Ubwo wari wenyine uri umusenga? Undi mwana badukuranyemo ni umwana mwene data ariko yishwe na jenoside. Yitwaga nde? Tuyisabe. Yari umuhungu yari umukobwa? Yari umuhungu. Ubwo hari ukuntu umuntu ajya mu rusengero kwisengera ashaka kwegerana n'Imana, kwegereza Imana we ku giti cye. Hari n'igihe uba wagiye mu materaniro asanzwe. Mwari mu materaniro asanzwe cyangwa yari gahunda yo kwisengera? Yari gahunda yo gusenga ugiye mu materaniro. Ryari teraniro? Ariko ryo gusenga. Icyo gihe abagukuyemo bari abaturage b'Abahutu cyangwa harimo n'abashinzwe umutekano? umwe yaratumwe n'abayobozi. Bitwaga abategetsi, ntubahimbire amazina. Abategetsi? ngira ngo abategetsi ni ntuzi. Biyitaga abategetsi. Hanyuma rero tugere kuri ya ndege ya Habyarimana. Indege ya Perezida Habyarimana yahanutse, wabimenye ryari ko yahanutse? Indege ya Habyarimana nabimenye yahanutse iryo joro. Wabimenye kuri 7 z'ukwezi kwa 4 1994? Hari no kuwa 4. Yego. Ubimenya kuri 7 hari kuwa 4? Nabimenye mu gitondo kuwa 4. Ariho jenoside yatangiye. Umuvuduko wa jenoside. Hakurikiyeho iki rero? Cyakurikiyeho ko ari birebire ndabigutekereza ndabivamo. Ntabwo wabivamo ni birebire, byo ibya jenoside ni birebire, ariko ni ukugerageza kuvuga kubwira abantu icyabaye indege ya Habyarimana imaze kugwa. Perezida Habyarimana indege imaze guhanurwa. Perezida Habyarimana indege imaze guhanurwa. Ibyo nabonye icyo gihe nahindagiye ahitwa mu Kinyababa. Abaye mu gitondo umuntu witwa Nsenga arambwira ati nka Gitoke bamaze kuyitema kandi n'abatutsi bose bagiye kubica. Ubu mu Kinyababa hakaba hatuye abatutsi. Jewe inka ndazirongora ndi kubingira abo batutsi. Igihe mpageze baragira nka saa 2 bona ibigori byabo batutsi bari bejeje ibigori byinshi, bona bazanye inka zabo Bahutu maze baturira bya bigori. Amaze kubiturira maze bona baraje bazana za insasi n'ibiki, amazu baratwika. Yamabati nkaya ngaha iyo basuza lisansi aragumira cyane. Yamaze gutwika y'amazu, haza umukobwa, mbona hari umukobwa bari warazindikiye kwa nyina witwa Nyiragapapuro. Mbona umutu witwa Karahanyuze aturutse wa hejuru n'umupango ukarisha maze arakubita, mukubita umupanga hano, mbona igikano kiraguye. Amwaka uruhinja yari ahetse nabwo arakubita gutya, arakubita ku mabuye. Nuko tubona ibintu birakomeye. Twirirwa turi kurwana nabo, bamwe bari gukura amabuye, abandi nuko bigeze hanyuma baratunanirwa. Igihe bimaze kugera saa 10 abamaze gushira, dusigara abandi bari bamaze gushira. Ubwo rega hari ibigori byeze,
nuko njyewe ubwo ni ibigori byankijije nta wundi muntu wampishe ntaki muri bya bigori. Ubwo mu Kinyababa nawe ni mu murenge wa Mukamira ariko mu gice cyo hepfo. Ubwo ninduka ndi kuje iwacu ndi kugira ngo yenda hari simbizi. Ngeze iwacu nsanga bose bashize n'imirambo. Ari data yari afite abagore babiri, ari bene data, ari ba data wacu, n'abanje n'abana n'abuzukuru bacu babaga aho ngaho nsanga bose n'imirambo. Ubwo nta kundi kuntu nahabaye, nirukira iwabo uyu mwana muzanye utanazi. Ngeze iwabo nsanga bose nabo bashize nta muntu, nsanga amazu yose n'imiyonga, amakaba atemaguye aho ngaho. Inka bamwe bari kuzotsa, zimwe botsa muri iyo miriro. Nuko nta bigeze mbona, nta kubera ko nta ntuza. Nuko ubwo ndatambuka nurira umusozi witwa Kanyampereri. Hari umwana wacu twari turi kumwe, yari uwo bucuri wacu twaragiranaga, yaje kugwa mu mazi ari umusirikari arapfa. Buno dutahutse ari umusirikari w'Inkotanyi, yaje kugwa mu mazi arapfa i Gisenyi. Nuko ubwo bageze hanyuma twambukira mu ishyamba ry'ahitwa rya Gishwati, ahitwa Ikagohe. Naho mpageze nsanga bari gutwikira abantu mu mazu, abantu bari kugonga bashize. Ubwo twambukira muri iryo shyamba rya Gishwati, turigeramo ari kuwa gatanu, hari imvura nyinshi. Imvura iri gutunyagira umwe twihisha mu migina. Igihe turaramo 3, 4 twihishemo. Mpuriramo n'undi mugabo witwa Kinomero, waba hari ahitwa ku Gakamba. Duhuriramo afite icumu, abahutu bari kumwirukaho, twamaranyamo. Nuko biza hanyuma igihe inzara iturembeje, indira akanyagwa nta gisa n'inda, tukajya kwiba ibirayi bibisi ahitwa Ikagohe. Bya birayi tukabikura tukabirya n'igitaka, ntaho twari kubyotsa ari bibisi na cya cyondo byose tugatamira. Nuko cya cyondo cyatwatsa tukanywa amazi aho za nka zanyuraga zigashira intimbo, hakarega amazi mu mvura. Nuko tukagenda tukayanywa. Nuko ukanywa amazi y'imvura yaretse aho inka ibinono by'inka byakandagiye. Ibinono by'inka aho zakandagiye, nuko amazi tukayanywa. Nuko turahavuye, turongera duhungira ahitwa tujya muri Karama gutega ko hari abatutsi bakibayo. Ugereranyijeho muri iryo shyamba mwamaze umwanya igihe kingana iki? Ni ibyumweru 2 gusa twarangijemo. Nuko ubwo nibwo twazungaga tuza guhura n'umuhungu wo mu Bigogo witwa Buhinja, aza kutubwira ko azi inzira yambutse igeze Kongo. Zaire y'icyo gihe? Muri Zaire ya kiriya gihe? Zaire ya kiriya gihe. Uwo musore yari ubuhe bwoko? Yari umututsi, ariko yari yaragiye ahunze arongera aragaruka. Nuko ariko ntayo nagereyo, hari babitaga komine, hari komine Kanama, hakaba komine ya Mutura, hakaba na komine Gaseke na komine Karago. Iryo shyamba rikaba hagati y'utwo turere y'izo komine. Noneho bafata abatwa n'abahutu baza bahiga abatutsi barimo n'imbwa. Nuko
abimbwa zifashe imbwa ziza gufatiramo bitwa ba Butera n'abandi bitwa ba Kariwabo nkajya numva bari kugonga Imana iri bukize umuntu umenya igira nuko ibyo nabonye aho ngaho mu Kinyabana no muri iryo shamba ntiworeba nuko ngazaho rero niko ubu buhinja yazaga tuba duhuriye mu ngumwo duhuriramo ibyumweru bibiri bishize kubera za mbwa tukitabika kubera ko habaga nijoro bagataha bande abo bazaga guhiga abatutsi ubu buhinja nibwo batubwira ngo inzira yambutse Kongo nuko turagenda duca munsi y'ikigo cya Bigogo n'ahitwa za Gwerere ariko twambuka hakaba abandi dukurikiranye baho ngaho mu Bigogo noneho tugiye hakaba pozisiyo iki ya gisirikare iraza Mudende noneho imbwa ziraza ikintu kiri bukiza umuntu polisi ije noneho za mbwa ziraza noneho turavuga tuti izi mbwa ntituzikubita zirahamagara ba nyirazo batwice twebwe duca nka hano za mbwa dusubira nk'iyi ngiyi twiroha mu kibaya kiriya kibaya kigana i Goma abasigaye inyuma za mbwa ziramuka bo barazikurikira maze mu kanya twumva ngo tatatata amasasu abantu 13 bose nuko ubwo ndagenda tugeze Goma turagenda ni Goma tuhasanga ikigo cy'impunzi abandi bagiye bahunga nuko rega tugeze Goma baratwakira tubaho ngaho tube turetse kugera i Goma tugaruke mu Rwanda gatoya ubwo mwambutse umupaka ari nko mu kuhe kwezi narga ni cyenda kari mu matariki aheruka hari nko mu kuhe kwezi mu kwa kane cyane mu kwa kane ntabwo ni ibyumweru bibiri gusa namaze muri iryo shyamba niho nabagamo mbese nari ikirara mbese cinjuza oya wari impunzi ntago wari ikirara impunzi ko ari igiye yihungira senti mu ngumu ariko impunzi bujya n'ifite iyihungira impunzi n'ifite iyihungira nongeye icyo gihe ntaho nagiraga uko kugenda rero urukumva iyo hose nakubitaga kwari kuzambya amagara kwari kubura uko ngira ubwo umugore we n'abana bari nkubwiye ko nari nasanze baryamye hamwe aho ngaho mu rugo ahandi nanyuraga mvuye mu Kenya babo babishe baryamye n'icumbi ziri aho ngaho hanyuma uriho ugenda ujya muri rya shyamba nta bahutu mwahuraga nijoro gusa nakoreshaga nta manywa bitewe n'uko nari mpazi iryo shyamba nariragiragamo nta manywa nijoro kandi nta nzira nacagamo wacaga nahuraga n'umuhanda nk'uyu kadomoka nabona n'ukanga sinyicaho ngaca mu Kinyandaro mbese mu Kigunda muri make nuhuze iyo mbura n'abantu zimba naragezeyo ntabo ugeze muri Zaire byagenze bite nabaye muri izo mpunzi z'aho ngaho nuko bihe maze iminsi nuko numva inkotanyi zaje ubwo mpita ntawuka wabaga mu buhe buzima muri Zaire nta buzima kumva ubuzima nabagamo ari ubuhe ko ntagiraga mama singire data singire umugore
singira inzu singira mwene mama se urukumva ubuzima nari ndi mu buzima bubi. Umugore mfite kuno n'uwari majoro niwe nashatse icyo gihe ngo zimaze gufata igihugu. Ukubona se mfite abana bangana batya. Niyo mpamvu nabonye ari abana batoya. Ahubwo hari n'undi wabucuruza hano uko atagusohokesha. Umwana we muto afite imyaka ingahe? Ntwara afite imyaka ingahe? Ntwara 13. Umukuru afite imyaka ingahe? 26. Ariko si wowe? Oya. Hari babiri bataranga b'abanyeshuri. Umuyiga mu Ruhengeri. Undi yararangije abigwamagana. Soma ku mazi ntacyo. Ni ibitsina byombi? Mfite abahungu 3 n'abakobwa 3. Abahungu ariko nibo bato. Ahundi amateka yanjye nayo ni ukuyanyuramo muri make. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaye ufite imbyaro zingahe? Imbyaro narimbyeye rimwe. Yari umuhungu yari umukobwa? Yari umukobwa. Yitwaga nde? Yitwaga Mwari. Umugore we yitwaga nde? Mukaruziga. Wabonye urupfu babishe? Uwo nasanze ntabwo nari mpari nari kubimenya ndi mu Kinyababa, ariko cyane cyane ko nasanze ari imirambo se nta mashoka n'intuza, amashoka n'amafuni. Uwo nasanze uwo naje kumenya urupfu rwe ni data mukambwe wanjye turi kubashingura mu cyubahiro. Hari umuntu waje kunyereka aho bamutabye, nsanga baratsindagiye ibuye ry'ikibare rimeze nk'uko, nubu bakajya bakubita inyundo kugira ngo akwiremo. Akwire he? Akwire muri rya buye ari gutsindagiramo gutya n'inyundo. Urupfu rwabaye igihe cya jenoside n'agahomamunwa nta. Tugiye kugana ku musozo. Hari ikintu kijya kikubabaza kurusha ibindi muri aya mateka ya jenoside yakorewe abatutsi? Icyo namucaje nza numva nongeye kugaruka, kongera kwibuka urupfu rw'abatutsi, cyane cyane nk'ibihe by'ibyunamo. By'icyunamo. Kandi rero njyewe ukubona uku nguku mu bintu ibyo ngibyo ntabwo birimo, sinshobora kubyibagirwa. Sinkubwira ngo uwo munsi hari kuwa 4, none ukubona atari kera. Hashize imyaka 32. Ariko kuwa 4 nzi Habyarimana nzi ko jenoside yabaye kuwa 4. Yatangiye ari kuwa 4. Yatangiye ari kuwa 4 tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4. Ibyo mbizi mu mutwe. Mbese umuteka niba bw'ibyo ntibishobora kubamo. Muze niki kigushimisha niba gihari? Ikintu kinshimisha, ikintu kinshimisha ni leta yampaye imbaraga cyane, mpa n'umutima wo gutuza. Iyihe leta? Ya Kagame. Kubera ko yampaye amahoro ituma nongera kubyara. Igushumbusha n'inka? Ishumbusha n'inka. Turiho turazireba hano.
hari ikintu kitakubayeho muri jenoside yakorewe abatutsi iyo kikubaho yenda cyari kukubabaza kurusha ibindi? kereka bigeze kumufata bankubita umugere imbere bakubitamo no mu nda bandemo no mu mutima bankubita inkweto y'abatinya hano mu mutima ariko n'ibyo gusa ntabwo ubumuga banteye uretse yuko imvura yaguye nk'uko hajya hangaruka. Ni bande baguteyemo inkweto? Ni bande baguteyemo umugere wa butine? mwene umuhungu witwa Baganizi witwa Manuel. Irindi rya Manuel ntabyo ndi kwibuka. Nyina yitwaga nde? Ntabwo nyina nawe sindi kumwibuka undi ni se Baganizi. Nyina yitwaga nde? Nyina ndamwibagiwe kandi ndamunsi nuko mwibagiwe. Yari umusirikare cyangwa yari umusivili? Yari umusivili. Iyo nkweto yari yambaye yari ya gisirikare? Yari ya gisirikare. Yari afite mwene nyina w'umusekreteri w'akarere menya wari ndera hamwe yarangije niwe waratumariye abantu witwa Alphonse. Uwo sekreteri w'akarere wa komine? Wa komine Inkuri. Yitwaga Alphonse. Irindi? Nta rindi ndi kwibuka. Nta rindi ndi kwibuka. Yaba Tanaza ari hano bari inyibukisha. Tanazuye mwazanye bari inyibukisha. Yego, tugiye kugana ku musozo. Hari ikibazo ntakubajije wumvaga wenda abakurikiye ubu buhamya bwawe wifuza ko bakumva? Bashaka bazumve. Nta kibazo. Nari kubajije hari ikibazo ntakubajije yenda nta kimenye cyangwa nta kibutse ku buryo wifuza ko abakurikiye iyi televiziyo bazakireba bazacyumva? Utambajije nta kindi gisigaye. Nta kindi kubera ko singuhisha kandi ibyo byakuzanye. Yego, twebwe rero nka Enjoy Africa TV dusoza dushimira umutumirwa wacu kandi wanyu, tubashimira yuko mudahwema kutuba hafi kandi n'uyu mutumirwa nawe akaba yaduhaye umwanya akaduha ubuhamya bwe. Dusoza rero twibutsa abantu ko jenoside yakorewe abatutsi n'amateka y'urugamba rw'inkotanyi rwahagaritse iriya jenoside byose ari ukuri kw'amateka y'u Rwanda. Genda Gasigwa Leopold nkorana na Iradukunda Olivier, ariko muri ino minsi ndiho ndakorana n'abakameramani babiri. Ubwo turi kumwe na Sibomana Alexandre cyangwa se Kofi, ushaka ko baramumenye ku izina rya Kofi. Muzehe wakoze cyane. Namwe murakoze. Kandi Imana ikomeze gukomeze. Namwe. Twibuke twiyubaka. Iyo mbabonye muri kunganiza nk'uko n'ubu imbaraga zije uzazihorane rwose. Ntugasubire, ntugasusumire.